Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza ku nyenyeri n'ukwezi boneka ku misigiti icyo bisobanuye. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ibimenyetso by'inyenyeri n'ukwezi ku misigiti ubusanzwe ni ibimenyetso n'ibirango biranga ahari umusigiti gusa. Nta mwihariko bifite mu idini, nta nubwo bifite amabwiriza cyangwa se amategeko adasanzwe arebana n'idini nk'idini, ahubwo ibyo ngibyo nibyo abantu baba barumvikanyeho kugira ngo birange imisigiti aho iri, cyane cyane ko abayisilamu bifashisha ibyo bikoresho bimwe muri byo cyangwa se ibyo bimenyetso mu masengesho yabo nk'ukwezi, aho bakwifashisha bamenya injira ry'igisibo cyangwa isohoka ryako igihe cy'umutambagiro, n'andi mezi atandukanye yaba ari ay'imiziro n'atari ay'imiziro n'ibindi bitandukanye. Ibyo ngibyo rero ni kimwe mu bimenyetso cyangwa se kimwe mu bintu abantu bemeranyijeho ko bibafasha mu kumenya aho imisigiti iri no kumenya aho qibla ziri, ariko nta kindi gisobanuro kidasanzwe bifite cyangwa se ngo bifite undi mugenzi udasanzwe mu idini. Wallahu a'lam.